Twongeye kubakira abakurikiye Peto TV Show. Twari turi kubakurikiranira umukino wari uri kubera muri Rwabuye TVET School, aho twari turi kumwe n'amakipe agiye atandukanye. Hanyuma ahangaha twakiriye kapiteni w'ikipe imwe, bamwita Rugamba Prince Oleg. Hayi, bimeze bite? Ko ndeba stishimye, bagutsinze, byagenze bite? Umunaniro w'umukino ntabwo byoroshye. Byagenze bite? Tunyuremo muri make ku match yagenze. Ntabwo ari yoroshye, urumva kumara imyaka 5 mudahura n'abantu, bamwe batagikina, abandi harimo ibintu byo kwirirwa birukanka. Ntabwo byabura, ariko nta kibazo cyabyo, nyine twagerageje uko dushoboye. Hanyuma Oleg, nukuvuga ngo bari amwakinaga ni barumuna banyu mwe muri aba diaspora mwarasoje. Iyi match mwayiteguye se muteganya iki cyangwa mufite iyihe papasi? Twa dufite papasi yo kwishimisha, nta kindi no gutsinda nyine. Of course ntabwo umuntu yakina ashaka gutsindwa, ariko nyine ni ibintu byari byiza kongera kuduhuza, uko no kongera guhura n'abantu utaherukaga, ibintu nk'ibyo byari ibyishimo. Muri iki kigo we wahize iki? Nahize ubwubatsi. Wahize ubwubatsi? Ubu se hanze uri umufundi cyangwa uri umu-engineer? Byose ndi umu-engineer, byose ndabikora, nta kintu ntakora. Ahabonetse akazi hose njya yapfa kubara amafaranga. Ni iki wabwira umwana w'umujeni usuzugura umwuga, kuko iki kigo cyigisha imyuga, niyo makuru baduhaye? Ni iki wabwira umwana w'umujeni wicaye aho ngaho wumva ko aziga siyanse akicara mu biro? Hanze nta kindi nakubwira usibye umwuga. Nyine gusuzugura ikintu, ntabwo ubundi ugomba gusuzugura ikintu kuko ntabwo ubuzi icyo uri buvanemo. So rero umwuga kwiga ni byiza, nayo masanse kwiga ni meza, si bibi kuko nayo arakenerwa, ariko nyine ntabwo wasuzugura ikintu ngo nuko ari umwuga, kuko nowadays umwuga niwo uri gutanga amafaranga kurusha ibindi byose. Urakoze cyane. Hari icyo wumva wasaba abantu, cyangwa nimbe no mu buzima busanzwe ukina basket abantu bagukura hehe? Nta platform ugira, bimeze bite? Platform ndazigira, kuri IG ni Prince Akili 250. Yego ni naho ngaho wambona, nyandikira aho ngaho wahita umbona, ntacyo bitwaye. Bamari rwose. Rugamba Prince Oleg mu flowing, ikipe yabikoze tukubwira ngo congratulations, kandi mwakoze kwitwara neza mu mukino. Yego, murakoze cyane. Ikindi mu muhakazi akazi k'ubwubatsi, ako gutwara imodoka, huya nese urabifatanya? Byose ngenda bikora. Akimiziki, ushaka gukora ama live recording wanyandikira, ni ibintu mbamo umunsi ku wundi. Kuri Rugamba Prince Oleg. Yakwandikira kuri Prince Akili 250. Dusabira abantu gukora subscribe kuri Peto TV Show. Ba following, bakande like, ba sharing, kila kitu bagikore. Asante sana. Sawa. Asante. Nkuko mwabibonye turi muri Rwabuye TVET School, aho twe turi gukurikirana igikorwa kiri kuhabera. Uyu mwanya rero twakiriye kapiteni w'ikipe ya Rwabuye TSS Volleyball Club. Amazina ninde? Amazina nitwa Kapitene Udine Gwiza Ihirwe. Ko bakugize kapiteni urakana? Oya, nagaruka kuba umwana. Kuba umwana ni mu mutwe. Umwana ni mu mutwe. Ubu uri umusaza nshobora kuba nshaje ariko ngaragara nk'umwana. Hanyuma ikipe yawe yitwaye gute? Mwakinaga na bakuru banyu basoje kwiga muri iki kigo, ikipe yanyu yabashije kwitwara gute? Mu by'ukuri twatangiye ibona ko twabarushije cyane, nyine twabanjemo ikipe ya mbere turakina tubatwara set ebyiri, nta nimwe baratwara, nyine ubona ko bisa nkaho ari akantu kagabanutseho kuri bakuru bacu. Ariko urananiwe cyane? Bigaragara. Yego. Hanyuma muri iki kigo wigamo iyihe section? Njyewe niga 6e année, niga building construction. Wiga ubwubatsi? Yego. Buse urumva uzakora igifundo kanakina umupira, urumva bizavamo? Bizaterwa n'igihari. Mu by'ukuri ntago wamenya ikintu kizagutunga. Ntago wakimenya. Ubu none kwiga ibintu uzi kutazakora? Oya, ntago ari kuvuga ntago nzabikora. Yego. Buriya avuga ngo hose ugomba kugerayo ugakomanga ukumva. Yego. Bese ubwo uri kubagarira yombi? Yego. Sawa rero turakwakiriye kuri mikoro za Peto TV Show. Urakoze kuba ubashije kuvugana natwe. Ubwo ngubwo mugende mukomeze mukora imyitozo, kandi twakubwira ngo tukwifurije gutsinda. Sawa, murakoze cyane. Sawa, bye. Yego. Twongeye kwakira kapiteni ya basketball. Turakwakiriye kuri channel yacu yitwa Peto TV Show.
Akoze cyane kunyakira. Amazina yawe ninde? Amazina yanjye ni Rutagengwa Bertrand. Bertrand. Ya. Hanyuma iyi match mwayitwayemo mute? Iyi match twakinye n'abakuru bacu byatangiye neza nyine tubatsinda, ariko nyine mu buzima bibaho gutangira mutsinda ariko mugasoza mutsindwa. Navuga ko twayitwayemo neza nyine, ariko mu mukino urumva habamo gutsindwa, ariko navuga yuko muri make twitwaye neza mu rwego rwacu. Ubwo bishatse kuvuga ko bakuru banyu namwe babemeje? Bakuru bacu batweretse icyo baturusha, buriya twabonye ari intege nkeya, niyo mpamvu tugomba kugira icyo duhindura. Hanyuma bari abantu urumva baba mu turere tugiye dutandukanye, ntago baba ari ahantu hamwe, kandi mwebwe muri hano mu kigo, ikibuga muba mugifite, imipira ibihari, ni ukubera iki bashobora guturuka hanze wenda batanakora imyitozo ihagije bakaza bakabatsinda? Wabonye byatewe n'iki? Urumva ari igihe n'amahirwe nayakora cyangwa konta, ariko buriya kuva mu buto bwawe yuzi ikintu ntabwo ushobora gukura wenda ngo uvuge ngo kirahinduka. Ushobora kuba wenda mbere kuko nabo barize, wenda mbere barageragezaga, bahagaruka n'ubundi bigakubitira yuko hari n'icyo bari bazi, nizenereje nyine kuba byonyine bavuga ati ni bakuru turi abana kuri bo, nako kagakonta nyine bakavuga ati nta kuntu twatsindwa n'abana. Bertrand, wasobanura gute ikigo wigamo? Ikigo cya Rwabuye TSS ukuntu nagisobanura, ni ikigo urumva cy'abihaye Imana cy'abamariste brother. Ikindi nyine ni ikigo kirera abanyeshuri ariko kikabarera kititaye nyine, ni ukuvuga ngo hano buri munyeshuri wese angana n'undi, kandi ni ukurera ukiga ugakora na siporo. Badushyigikira rero muri byinshi nk'uko hano mwabibonye, dushyigikirwa n'imikino igiye itandukanye, hari za foot, za basket, nyine urumva badushyigikira muri byinshi bisabwa kugira ngo umunyeshuri abeho neza. Bertrand yiga iyihe section? Njye niga section yitwa Wood Technology, ubwo ni ugutunganya ibiti. Ubwo si ukubaza? Niko kera byari bimeze, ariko ntabwo ari ukubaza. Oya, ntabwo ari ukubaza. Okay, urakoze cyane, bazatubwira muri comment. Anyway, ngaho ugiye gufata umunota umwe uratire cyangwa se ushishikarize abajeni ibyiza byo kwiga tekinike. Wenda uwo munota mu maye reka nkubyaze umusaruro, ariko ni n'ibintu ubu ngubu bisigaye bigaragara ahantu henshi. Uri umujene nyine ukaba udafite ubumenyi bwa TVET school cyangwa nta bumenyi ngiro ubu ngubu nyine busanzwe bwo kwihangira imirimo ufite, noneho tena uri umujene nyine urumva icyo ngicyo ni ikintu uba warasigaye. Ikintu rero nabashishikariza abajene bagenzi banjye, niba wenda ukiri hasi ugifite amahirwe yo guhitamo, nagushishikariza guhitamo aya masomo nyine ya tekinike, kubera yuko twaje gusanga yuko nyine mbere umuntu yarangizaga ishuri wenda yize aya masayanse, ugasanga ari kurwanira n'abandi akazi. Wenda ni ukuvuga ngo niba mu gihugu harimo abaganga 800, urumva wowe kubonamo umwanya biragoye, ariko iyo wize nk'aya masection ya TVET ni handi nyine uba ufite skills zawe wagera no hanze ukaba waperforminga neza, bityo bikakubyarira umusaruro. Bertrand, wakoze cyane. Hari platform ugira ukoresha? Platform zirahari. Zitwa gute ngo abantu bagiye kugufollowinga? Platform za mbere ni kuri IG, n'ubundi ni ibisanzwe, amazina ni Bertrand, ubwo ni ukwandika B mayinazi Bertrand 700, ubundi tukabana mu buzima busanzwe. Wakoze cyane Bertrand, natwe turakwishimiye kuri Peto TV show. Asante sana. Kandi dukomeza kukwihanganisha kubwo kurata match. Oya, nta kibazo, ni friend match, natwe nituza tuzatsinda aho tuzasanga. Sawa sawa sawa. Asante. Yo grand frère. Yes. Bimeze bite? Twakwakira kuri Peto TV show. Dusanzwe dukurikirwa n'abantu benshi cyane, ariko twakorega ibiganiro bitandukanye, ubwo ndi kuvuga tujya mu baturage, amakuru se, ariko uyu munsi turi muri TVET. Yes. Hano turi ubundi hitwa ngo iki? Hano hitwa muri Rwabuye TSS. Rwabuye TSS. Yes. Ariko ugaragara nk'umusani. Twakubonye mu kibuga, ariko inyuma y'ikibuga ugaragara nk'umusani. Cyane byose kabisa. Uri umusani se? Ni nk'uwe muhanzi ukunda mu gihugu cy'u Rwanda? Mu Rwanda. Wow, ndira bakati this is like wow. Njye nikundira umuhanzi bita Kenny Solo. Kenny Solo. Ari nk'indirimbo ya Kenny Solo. Kenny Solo. Mu by'ukuri bita byansaba gutekereza. Ntekereze. Niyo twara ahantu gitekereza. Cyangwa se umbwire nari iyo wumva ya Kenny Solo afite indirimbo yitwa Umugozi.
umugozi ntago nyine hano ni ku ishuri ntabwo bari bazi twereka inshyashya za afite indirimbo yitwa ikinyafu sha nzakubita ikinyafu iyo ngiyo ngakiririmbiraho akavasi ka mbere vasi ya mbere baririmba gute ku kinyafu ukuntu batangira rero ntago sinzi ukuntu itangira mubwira umuhanzi ngiye nikundira urenze muri trap ni umuhanzi urenze ngiye nikundira buriya umuhanzi bita Logan kabisa Logan niyo ndirimbo ya Logan waririmba ukamana umuntu tutarahagarara whatever kabisa indirimbo ya Logan uzi yitwa whatever twagiye ngibyanjye nibyanjye whatever wakunze undi whatever you love me shanda shona nje ndi trash nova ejo have sumana bagire bigira imaka I got all my knee, razors in the hand, believe. Wishing zibindi, wishing zizi bitch. I know that I'm low, this listen to me. Yes, ni fresh man. Wari uri gukina volleyball? Basket ntabwo wakini? Ntabwo nageze nyine gusa nayo njyagerageza ndabizi kuyikina. Volleyball nibyo bintu byawe. Ningize tactique zigaragara muri volleyball hano muri equipe mukinamo mukunze gukoresha kugira ngo mugire amanota menshi cyangwa se mwegukana umukino. Icya mbere tubanza twubaka icyo bita attaque twanza tukayikomeza neza na defense iyo yakomeye buriya volleyball biba byaciyemo. Ikindi yeza gupasanya insheshatu. Bize muri volleyball bapasanya gatatu kikurikiranya. Uko bitamo ikiro cya dange nyine gata bigenda neza. Nire kosa ukunze gukora mu mukino? Ikosa nkunze gukora mu mukino hari nk'igihe passer agupasa baro. Ndavuga wowe. Njewe hari passer ampasa baro. Nkashiduka nyine ngiye nko gutera ugasanga wisutsikira bitewe na baro yaguhaye kuningana cyangwa se bitewe nuko ari ngufiya. Ugasanga nyine wisurata gutera kandi wari wazamutse. Ndakumva cyane. Hano muri TVET wiga iyo section? Niga fashion and design. Fashion and design? Yeah. You are fashionist? Yabana kabisa fashion mu maraso. Ni nk'uwe mu fashion mu Rwanda ufata nk'umuntu wa danje wigiraho cyane bijyanye no fashion. Fashion uri nkunda. Mu Rwanda. Nkunda umuntu uza mu fashion bita motion kabisa. Uriya gukora ibintu nkavuga ati cyaza. Motion? Ni umugore n'umugabo? Umugabo ararenze uriya. Motion? Ubu ngubu ari hehe? Meruka numva amakuru yavuga ngo baramufunze bitewe n'ibintu yakoze gusa nyine yaje sinzi ukuntu byaje kurangira gusa niwe nkunda cyane nitaye kubyo akora nkunda biriya nyine bimugira umufashion reka tugushimire ngira ngo uri mu bakinnyi muri football bigaragaje neza kandi cyane bitewe n'uburyo usimbukamo uburyo bwo babyita kuri livre ariko wabikoraga neza sana reka ngushimire akoze cyane sawa